kubera ko narabyibushye ngira ibiro byinshi ntangira kubura amahoro kugenda biranga inda iba nini cyane ntangira gusaba umudamu ko nyamfungira asize inkweto ntabasha gufunga asize inkweto. Ndashaka ko tuvuga kuri urwo rugendo rw'ukuntu wataye ibiro 15 ariko tutararugeraho kuko ni benshi badukurikira bagerageza kwigabanyiriza ibiro cyangwa se kurwana n'ibiro ariko bikagenda bigabanuka ariko byongera bigaruka. Ese muri iyo periode wagabanyije ibiro nyuma bikongera bikagaruka byatewe n'iki? Nabanje kugira ibiro 94 na 45 byo no kuzamuka birengaho gakeya biba byinshi cyane. Ndabyibuka ikintu cyabinteye cyane nagenza akagendo gato k'amaguru. Kimwe mu bintu rwose abapapa twakira ahangaha cyane batubwira baratubwira ati ntago nabashaga kwifungira rasize inkweto kubera ko naramanukaga no kunamanya nkaraba amazi mwibasa ari hasi nkaraba amazi mwibasa ubwo byabaga ari ikibazo kubera ko naho namaga nkumva ikintu cy'isireri kiramfashe kubera kubyibuha cyane. Sinibyo gusa imboga ntabwo nari nzi ko ziribwa sibyo ariko imboga nazikunda cyane ku meza yanjye ziba zihari ugahindura nyine imeza yawe ntibigizwe n'ibyo ngibyo ntibifite amafanta yose. Ese guhindura imyumvire byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ubashe kubyemeza ubwonko none ubishyire mu migirire? Abesha bavuga ko habayamo ati Tridisi yarwaye sida nyine bajya abantu bagira icyo cy'abantu aho ugeze zose bakikanga. Hari n'abantu umuntu akavuga ni wa muntu tuziranye ni murumuna we. Tubaye ikaze kuri channel ya Nutrimed Plus. Uyu munsi twagarutse muri kumwe nanjye nutritionist Pitiye Suleya ariko turi kumwe n'umutumirwa wacu uyu munsi muri gahunda y'ubuhamya cyangwa ama testimonies yagiye aba successful cyangwa se abantu bagiye babona impinduka bafashijwe na Nutrimed Plus bakabona impinduka mu buzima bwabo. Ariko turashaka kubabaza ese iyi gahunda murayikunze? Ese hari ikintu ibafasha? Ese tuzaba zanira abantu benshi kuko turabafite dufite success stories nyinshi cyane. Ese murashaka ngo tujye tubazanira ubuhamya buri munsi cyangwa buri cyumweru kugira ngo murusheho kwiga cyangwa amasomo mwafashe arahagije? Uyu munsi rero turi kumwe n'umupapa mwiza wemeye kudusangiza urugendo rwe rwo kugabanya ibiro. Ubundi twakira abagabo batari benshi, pourcentage yabo ntabwo ari nini ugereranyije n'abagabo, ariko kubona umupapa ufashe ya mbere akaza kugira ngo tumufashe. Ubundi abagabo busanzwe baba bashaka kwishakira ibisubizo ariko aratubwira uburyo ki yagerageje kwishakira ibisubizo n'uburyo urugendo rwe rwo kugabanya ibiro rwagiye rugenda nk'umupapa ufite imyaka ihagije nyine yo kuba yakifatira imyanzuro. Tuguhaye ikaze cyane. Murakoze cyane kuba dukurikiye. Amazina y'iri Mutsindashyaka Theoneste. Nejwe rero n'iki kiganiro, nejwe n'ubutumire mwampaye, murakoze cyane. Yego Theoneste, turakwakiriye. Imana iguhe umugisha kuba waremeye kuduhereza ubuhamya cyangwa kuduha ubuhamya bw'urugendo rwawe rwo kugabanya ibiro. Yego ni igiki cyaguteye gufata iya mbere ngo ugane Nutrimed Plus? Icyabinteye cyane ntabwo nari meze mu buzima bwanjye kubera ko narabyibushye ngira ibiro byinshi ntangira kubura amahoro kugenda biranga inda iba nini cyane ntangira gusaba umudamu ko nyamfungira asize inkweto ntabasha gufunga asize inkweto kubera umubyibuho inda nari mfite. Nari mbogamiwe cyane rero numva ntafite amahoro. Twatangiye mufite ibiro bingahe? Nabanje kugira ibiro 94 na 45 byo no kuzamuka birengaho gakeya biba byinshi cyane. Ndabyibuka ikintu cyabinteye cyane nagenza akagendo gato k'amaguru noneho numva umubiri wose ibintu birandiye bimeze nk'intozi. Noneho umuntu ngo uko mfite umubyibuho kabije ni ibiro byinshi. Ntangira gutekereza icyo nakora kugira ngo ndeko nagabanya ibiro. Yego. Nyuma yaho bigenda gute? Nyuma yaho naragerageje nyubuka nkanumva ku maradiyo n'abandi bantu bandi ndarwana ibiro ndayimanura ariko birongera imbana byinshi. Warigeragereje biramanuka? Yego. Birongera ibyo bakuyeho birongera biragaruka. Nibwo rero ndi ku kiganiro numvishe muri muvuga musobanura iby'imirire ko ibiro byagabanyuka uko byagenda ko umuntu agabanya ibiro. Ndabumva ndabakurikira none ko mukora hano Kimironko nyuma zaza kubareba. Ni muri ubwo buryo mwabonye nje kubareba nje mbasanga. Wari ubibonye kuri YouTube? Nimbonye kuri YouTube ikiganiro mwatangaga. Yego.
aha ubwo ni urugendo watangiye ufite bya biro 95 bikagabanukaho gatoya nyuma ibyo wagabanyije bikongera bikagaruka noneho ubona gufata umwanzuro wo kuza ahangaha ese still wari ugifite bya biro byinshi ugihumagira byari bimeze gute waje hano none ufite ibiro naje mfite 83 ariko kumva yemaje kuzamuka ko nari nageze kuri za 70 n'imisagaho na 3 na 4 na 2 gutyo birongera bazamuka bijya kuri 83 ariko naje hano buryo nabwo mvuye kuri na 5 nirwa nirukanka mu mazi noga ariko nyine mutuganije mu ikiganiro barako nyine kubasanga kugira ngo mbashe koroherwa no kugabanya ibiro kuko ntawe nkunda ibiro byinshi cyane. Yego nyuma ya 85 waragabanutse none ubu tuvugana ufite ibiro bingana? Ufite ibiro 70 rwose meze neza cyane. Ibiro 70 ubwo wakuyeho ibindi biro 15? Yego. Ndashaka ko tuvuga kuri urwo rugendo rw'ukuntu wataye ibiro 15 ariko tutararugeraho kuko ni benshi badukurikira bagerageza kwigabanyiriza ibiro cyangwa se kurwana n'ibiro ariko bikagenda bigabanuka ariko byongera bigaruka. Ese muri iyo periode wagabanyije ibiro nyuma bikongera bikagaruka byatewe n'iki? Ubona ari iyihe mpamvu nyamukuru yaguteye ko ibiro wari wabyigabanyirije nyuma bikongera bikagaruka? Byatewe n'iki? Ni iyihe mpamvu nyamukuru wabonye yaguteye kuba waragabanyije ukagera kuri za 70 nyuma bikongera bigatumbagira bigasubira muri za 85? Icyabiteye nariraye. Ndabizi ko niraye kigenda tangiye ingendo nyinshi zivuga butumwa aho ngeze nkarya inyama nkarya ibintu byose. Regime sa n'umuntu yikize ku ruhande. Hajira umupasiteri. Yego. Regime sa n'umuntu yikize ku ruhande kigenda rimwe ivuga butumwa ntago wajya ahantu ngo ye kurya mu gitondo cy'imigati aho bantegura inyama amafiti byose nirira. Ibiro birongera bimbana byinshi pe kora ko nari ndangaye. Noneho rero nibwo nabo ikiganiro cyanyu numva nabasaba kamfasha yego kugira ngo ngire subire ku murongo. Ubwo impamvu yatumye bizamuka ni ingendo zivuga butumwa kugera ahantu ibyo baguteguriye akaba ari byo urya nta gutoranya utanitaye ko uri hari bigenewe kurya. Yego aha noneho uradusanga uza ufite ibiro 85. Yego. Ibyo 85 noneho byo byaje kugenda gute kugira ngo bitakaze? Noneho uraduha n'ubuhamya bw'ukuntu noneho ubungubu uri kwitwara. Ariko mbere yuko tugera ku bungubu ukuntu uri kwitwara wari uri kutubwira ukuntu utabashaga kwifungira iraseze inkweto. Kimwe mu bintu rwose abapapa twakira ahangaha cyane batubwira baratubwira ati ntago nabashaga kwifungira iraseze inkweto kubera ko naramanukaga inda ikantangira noneho simbashe kugera hasi cyangwa nkumva bigiye nko kunca mu mazuru. Noneho ati ubungubu nsigaye mbasha kwifungira iraseze inkweto. Ibyo biro 85 rero noneho waje gufata imyanzuro gute? Kandi nako kazi kivuga butumwa ndatekereza kutagahagaritse. Yego. Ukabihuza gute kandi noneho ukaguma ugatakaza ibiro mu buryo bwiza? Yego. Murakoze cyane. Si inyuma gakeya ntabwo ari yase gusa. No kunama nkaraba amazi mwibasa ari hasi nkaraba amazi mwibasa. Ubwo byabaga ari ikibazo. Kubera ko naho namaga nkumva ikintu cy'isireri kiramfashe. Kubera kubyibuha cyane. Si nibyo gusa najyaga ndyamana ninjoro naryama ninjoro hakaza ibintu bikazamuka mu muhogo wara kumuna taha ninjoro ukarya ninjoro mu gicuku noneho kumva ibintu by'isupu ninjoro bigarutse mu muhogo. Nari mbogamiwe cyane muri makeya cyane. Yego. Noneho icyo gihe ariko byaramvunye byamaze igihe kinini cyane. Byarangoye kubitakaza. Cyagiye cyambere. Byatwaye igihe kinini kirenga umwaka. Yego. Hafi n'ibiri byatwaye igihe kinini cyane. Ariko noneho aho ngarukiye ahangaha nje hano muri 85 byaroroshye cyane byagendeke neza cyane ku buryo regime mwampaye nzayikomeza igihe cyose nta n'ikibazo mfite nta kintu ntwaye ku buryo mbese ubona bitandukanye byaroroshye cyane. Ubona ari igiki wahinduyemo ugereranyije n'ibyambere wakoraga n'ibyo ubu ngubu uri gukora cyangwa se n'imigirire yawe ya buri munsi ni biki wahinduye mu mirire yawe? Icyambere n'indi mirire yanjye ubu ibintu byose ndabirya. Hari ibyo ntaryaga none ugasanga ngo ibishyimbo bigomba kuba bimeze gutya biri ukundi kuntu kundi ngo ntubirye ntabwo najyaga ndya amashu ariko naje ahangaha regime y'ibintu byose ndayirya kandi bijya ku murongo kandi ibintu byose bigenda neza.
nta kibazo ku buryo ntabwo mbogamiye n'imirire. Yego wasaga bwa mbere nirinda hari ibintu ntarya ntakoraho, ariko ubona mu by'ukuri ubu ngubu regime mwampaye ubona ibintu biribwa byose bisanzwe ku isoko yego byacu bisanzwe, ukuyemo amafiriti wenda n'imigati n'ibyo byo mu nganda, ariko ibitanyuze mu nganda byose umuntu abirya kuri gahunda kandi ukaba nta kibazo kandi ibyo bikajya ku murongo. Yego ugereranyije se uburyo uri kurya ubu ngubu tutakaza ibyo biro 15 yego ukagereranya n'uburyo waryaga kera ugifite 95 utaratangira kwishyira kuri izo regime zindi zikubuza ibintu bimwe na bimwe, ugereranyije ko waryaga kera nuko ubu ngubu noneho uri kurya uri kugira imirire iboneye unagabanya ibiro, ni izihe mpinduka? Ndashaka ngo ubivuge nk'umuntu uri kubwira abandi bantu batazi ibigendanye na regime, wenda ngiye kuko nagukurikiranye ndabizi, ariko kugira ngo dusangize abandi bantu amakosa wakoragamo kera ugifite ibiro 95 wahinduye noneho ukaba uri umugabo w'ibiro 70. ubwo mu by'ukuri difference irimo nubwo hajemo ups and downs, wabitaye byagarutse byagutwaye igihe kirekire, difference yabayemo, impinduka ikinyuranyo cyabayemo ni ikihe kugira ngo umuntu nawe uri hariya ufite ibinure byinshi byo kunda w'umugabo ufunga inkweto bimunanira aryama, hari n'abaryama bakagona kubera ibiro byinshi cyangwa gutyo ukagira ibirungurira bya nijoro, ni izihe mpinduka, ni iyihe myitwarire wagize yatumye Theoneste w'icyo gihe atandukanya na Theoneste w'uyu munsi? Murakoze cyane kuba dukurikiye. Imyitwarire ya mbere ni ukubaho ufite gahunda. Ubundi mu by'ukuri ubona abantu nimba nava ko tubaho nk'iki ntabwo tugira gahunda mu mirire yacu, kuko iyo Imana yatumye ibyo kurya ishyiraho ibintu byose by'amoko byo kurya, ariko twagumye kurya kuri gahunda. Wajya gusanga iwanjye bateguye igisoro cyuzuye inyama n'igisoro cyuzuye ifiriti, nkumva nibwo bosi, nkumva nibwo bukire, hari igisoro y'inyama karenzaho ifiriti nkarenzaho fanta, ugasangiye mugakungu n'abandi bagabo, tukajya ahantu karya brushete zitari munsi y'8, nkanywa fanta zitari munsi y'8, nkatahinda imeze ngo ndi umusirimu, ngo ndi bosi. Mu by'ukuri mbese umuntu habaho nka ryatungo tujya tuvuga, umuntu ajya ibintu byose abonye atamira byose abonye, kandi mu by'ukuri n'ibindi biryoha kandi ariko umuntu atabizi cyatabyitayeho. Ubwo rero icyamfashije cyane nagiye ku murongo, menya ngo mu gitondo babyuka bakanywa amazi, nkamenya ngo bakoresha igikoma cyangwa potaje cyangwa iki, nkamenya ngo saa yine bafata iki ngiki, nkamenya ngo saa sita barya gutya, nkamenya ngo nimugoroba bajya gutya bibaye ngombwa, nyine njya ku murongo kandi umurongo mbera mwiza cyane. Ahubwo rero njya naryoherwa n'ubuzima. Ubundi ubuzima ntabwo bwari buniryoheye, kuko ubundi bwose ngiye mfite ibyo kurya we nabiguraga, numvaga ni ifiriti ni inyama, ni ifiriti ni inyama, ni amabrushete, nibyo bintu twabaga turimo aho ngaho. Ariko ubu ngubu rwose nagiye ku murongo ku buryo imboga ntabwo nari nzi ko ziribwa, sibyo, ariko imboga ndazikunda cyane, ku meza yanjye ziba zihari. Mbega ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukugira gahunda mu buzima bwawe, kuba ibiryo bihari birahari n'Imana yabitumye ngo tubirye, ariko tugomba kubirya biri kuri gahunda, biri ku murongo, ntabwo ari gupfa kurya udafite gahunda rero mu buzima bwawe, n'ubundi n'ibindi byose biragupfana. No mu mirire tugomba kugira gahunda, nta kindi. Rero inama mwangiriye ureri mwampaye narayakiriye, noneho nubahiriza izo gahunda kandi ntabwo zibongamye, nabwo mbaho neza cyane gusubye ko nabaga icyo gihe. Rero mu mirire nibwo ndya neza cyane, n'ameza yanjye nuko ndiho ubona aribwo ndya neza, aribwo mbaho neza gusumbya uko nari meze iki gihe. Yego. Wow. Aha, uti imeza yanjye ya kera n'iyo ubu ngubu biratandukanye cyane rwose. Ese kugira ngo uhindure iyo myumvire yo kubona ko ababosi atari uko bivuze ngo bararya inyama, isorori n'ifiriti, nta kaboga, uransekeje mu kanya ati ntago nari nzi ko imboga ziribwa. Hari abagabo nabo bandi badukurikira uyu munsi, nubwo n'abagore n'abakobwa tubafokasinzeho, ariko uyu munsi turafokasinga cyane ku bagabo, kubera ko abagabo ari n'igihe babona ko ibintu byo guteka n'ibyo barya ngo n'umugore ubimpa nuko nguko ibyo bari bumpe byose nuko ndi bubirye.
imeza yawe ya mbere ibitandukanye rero n'imeza y'ubu ngubu. Yego. Ese guhindura iyo myumvire nk'umuntu wigaburira wihahira wifitiye nyine iby'ibanze byose washaka kurya ukabirya, Yego. nonaha ugahindura nyine imeza yawe ntibigizwe n'ibyo ngibyo ntibifite amafanta yose. Ese guhindura imyumvire byagutwaye igihe kingana gute kugira ngo ubashe kubyemeza ubwonko noneho ubishyire mu migirire? Murakoze cyane. Ubundi bisa naho bigorana, bigoranamo gakeya kubanza kumva ko wareka inyama, wareka amafiriti, wareka amaburushete, wareka kunywa amafanta yuzuye ameza, wareka mbese ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubundi nawe wumva bigoye, ariko kubera ukuntu ubundi iyo umaze kumenya ko ukeneye ubuzima, iyo umaze kumenya ko ukeneye kubaho neza, umaze kumenya ko n'ubundi urumva natangiye kubongamirwa. Urumva ntabwo nari meze neza nanjye mu buzima busanzwe, ntabwo nari meze neza mu buzima busanzwe. Nagenda akantu gato cyane, nabwo ntagira urugero rw'amaguru ngo mbe nasura umuntu, twagera n'umuntu akantu gake hatagira ngahomaguza, n'ubundi nanjye nari mbongamiwe n'ubu mubyibuho, ntabwo warunguye neza. Ubwo rero n'ubundi nari ngize amahirwe mbonye ikimfasha n'ubundi kumva nanjye norohe meze neza. None byaranyorohere rero, byangoyemo gake kureka bya bindi, ariko uyu mubiri wacu buryo urakira. Burakira iyo ibintu bifashe ukabyumva, ukabiha agaciro, ukamenya ko ari ngombwa, ukamenya ko ubuzima bwawe ugomba kubwitaho, nta kindi kintu ukorera kindi, kuko nayo imaze kugera mu mutuku. Cyagikurikiyeho ikintu bambwira ati ni ukurwara, dore iyo umaze kuba n'ubundi ko bya bintu nta musaruro biguha, n'ubundi dushaka ubuzima, byaranyoroheye cyane ko nkunda ubuzima bwanjye kandi ni ngombwa. Ubwo rero byatumye byangoyemo gato, ariko biranyorohera. Ariko mu kunyorohera ni uko noneho ibyo nakiriye ahubwo nabonye ari byiza gusumbya bya bindi. Ntabwo nari nzi kurya amafi, ifi itogosheje itetse neza cyangwa ikeje mu ifuru, ngo nanze irya mu kabari bazitetse mu mavuta, nkumva n'ibyo ngibyo. Ku buryo n'ubu ngubu bijya bingora ko hari ahantu najya mu kabari ngo bampe ifi yaryoha gusumbya iyo bakoze mu rugo mu ifuru. Ntabwo byanyorohera. Ni ahantu hake wamwe najya hese nta nabona inkoko yaruta iyo batetse mu ifuru mu rugo. Bivuze ngo rero n'ubundi iyo wihaye gahunda bwa bushobozi bufite n'ubundi sibyo kutanagoye, n'ubundi ukomeza kubaho neza no kurya neza gusumbya uko wari umeze mbere. Ubwo rero bitewe na regime nagiyeho, bitewe n'ibyo kurya nabonye, byarandyoheye nahise numva biryoshye gusumbya bya bindi. Niyo mpamvu njye byarandyoheye ku buryo n'ubu ngubu utambwira ngo nisubire ngo mbikwemerere, ntabwo byakunda. Kuko ubu ngubu regime ndiho, ibyo kurya nabonye bituma ubuzima bwanjye bugenda neza, ngiye binguye neza kandi nta kibazo mfite. Ubwo rero biranyoroheye cyane kubera ko ibyo bintu ntabwo bindemereye byambereye byiza gusumbya bya bintu nabagamo kurusha ibya mbere. Ku buryo n'ubu ngubu nshobora kujya ahantu nakora nko mu ifiriti kumwe twagiye nko mu bukwe, nayikora nko mu koga agafiriti kamwe nkumva nta kintu kirimo, nkirira ibindi bisanzwe aho ngaho, kumva ntibiryoshye, kumva ntabwo biryoshye. Nk'uko Theoneste ari kubivuga, ibyo yaryaga mbere n'ibyo uri kurya uyu munsi, iby'uyu munsi nibyo bikuryoheye kurusha ibyo waryaga mbere. Bikaba ari kimwe mu bintu byaguteye ingabo mu bitugu mu gutuma kurya neza ubigira ubuzima. Yego. Nk'uko muri kubyumva rero, bagabo bene data, ibiryo turya biraryoshye. Ntabwo ari ibiryo umuntu arya yumva abihiwe cyangwa se ari kwizirika, ahubwo ni imirire myiza iryoshye kandi umuntu arya yumva ubuzima bukomeje. Aha, ugize utya rero uburaje ukuyeho ibiro 15. Wabikuyeho mu mezi angahe? Nabikuyeho mu gihe cy'amezi 3. Kubera ko mu by'ukuri regime mwaduhaye muduha hano mutanga hano iba nziza cyane. Yego. Nta muntu remerera, nta muntu igora. Urumva kurya inkoko, kurya ifi, kurya umwumbati, kurya ikijumba, kurya umuceri, ufite amakaroni meza aha ngaha. Ubundi ni bya biri bisanzwe bindi, sibyo ko hano mufite iby'umwimerere. Mu by'ukuri gushyiraho n'imboga, imboga zo ziraryoha cyane, ntabwo nazikunda, nsigaye zikunda cyane. Ubona rero mu by'ukuri bimeze neza, biraryoshye cyane. Ikindi kintu cyanyoroheye kindi cyambere cyiza ni siporo. Kurya mbere ubuzima, ndayikunda cyane siporo. Kubyuka mu gitondo, njye nyikora mu gitondo kare saa 11, nkayikora isaha imwe saa 12 nkangeze mu rugo, ntabwo nyambura umwanya wayo. Yego. Ngatambuka mu gitondo, nkagenda nkagaruka, nirwa neza cyane uwo munsi. Tangira umunsi wawe umeze neza. Meze neza cyane ku buryo naniko na buri munsi yabaye ngombwa, ariko mu by'ukuri mbega ndabwira abadukurikiye bimeze neza, nta bigoye. Ni ibintu wakira gusa ukabyumva, ubundi bimeze neza, biroroshye, ntabwo bigoye, ukabona ukabaho wishimye,
rwose. mu nda ho wakuyeho santimetero zingahe? Ntabwo nzibuka ariko mperuka nari mfite 90 zingahe njya kuri 70, ntabwo nibuka ibipimo byazo, ariko nari mfite inda nini cyane, nawe urabibona, n'uwareba yabibona. Nyambona umuhungu wanjye nkavuga nzagenda nk'iyawe ryari, mfite umuhungu w'umusore, nyambona ukuntu arya agahaga ariko nkabinda nkayibura, ngiye nkabona ndigeze aha ngaha, ntamugasha nzagenda nk'iyawe ryari, ariko nanjye ubwase ngavuga ati asigavuga ati papa ati bya bintu byawe byarashobotse. Ndagenda nkumva nirekuye meze neza, nta kibazo muri make rwose. Turashiraho amafoto yawe ya kera barabibona ukuntu wari umeze, nakubonye ndumirwa, turabibagirwa tugeraho tukibagirwa umuntu twakiriye uko yanganaga imbere n'ubu ngubu. Uvuze siporo yuko uyikora ku bwinshi, ese siporo yo byaje gute kugira ngo ibe ubuzima? Urumva ndo byose nibyo mwatuganije, tugakoma ngomba ko siporo iminota 30 ku munsi cyangwa se isaha imwe. Ibyo narabyumvishe, ntangira gahoro gahoro, umva ibiro byari byinshi bingoye, ngenda gahoro, igihe kiragera ubu ngubu usigaye ngenda uko numva shaka, ku buryo kugenda nyine ni ngombwa, ni byiza guhora wicaye hamwe. Narebye uburyo Imana yaturemeye kugendagenda, iyo umuntu agendagenda yaba yumva ibintu bimeze neza. Kugenda rero ni byiza, nibyo nababwira abadukurikiye, ntabwo uhora wicaye ahantu hamwe, gufata akanya ukiha umwanya mu buzima bwawe ugakora siporo ukagenda, ni imwe bituma umererwa neza. Byarafashe cyane rero, kuko iyo nakozaga siporo uwo munsi nirwo numva meze neza ahantu hose. Bya birungurira byazaga? Ibirungurira byarakize, ibintu byose byarakize, meze neza. Wakize ibiki n'ibiki? Nakize ibirungurira, nakize kuba narumaga nkagira ikizengera, urumva byarakize, yasenda zifungira z'inkweto. Amazi urayafata mu buryo? Amazi ndayafata, nta bibazo, muri make meze neza, nta kibazo. Uri umusore? Ndi umusore pe. Yego, challenge wahuriyemo nazo muri uru rugendo, cyangwa se ibyakugoye, ese ni ibihe? Ikiba kigoranye cya mbere kigorana ni sosiyete uri kumwe nayo mu rugo. Abantu muba mubona mu rugo, muba mubona mu buzima bwa munsi, urumva imirire bihindutse. Yego. Bitangira rero cyane niba harimo nk'abana b'abasore batoya, utangira kubatwara gahoro ariko utabongamiye, utangira kubaha bine byabo, ariko uko iminsi igenda itambuka iza, yafi yabasiga bavuga ko nayo iryoshye, kuko abana banjye bajya bambwira ati hari regime tugomba gufatikanya, wateguye ifi, wateguye inkoko, iyo regime tuyifatikanya tuyigendane hagati yacu, iyo turayemera. Umva byabanje kugona muri ubwo buryo, guhindura ibyo kurya, amafi tukagabanya ibintu byose. Indi ya kabiri nahuye nayo ni y'abantu muba muziranye, batajya kwibaza ngo wararwaye, ngo byagenze bite, kuva kuri 95 kujya kuri 70, abenshi bavuga ko haba yambwa ati Tridisi yarwaye sida. Nyine bajya abantu cyo cy'abantu aho ugeze zose bakikanga, hari n'abantu muraka avuga ni wa muntu tuziranye, ni muri umuna we nuko, ariko mu by'ukuri barabimenyera, nawe ukabimenyera. Ikindi cyari gikomeye cyane, imyenda yose irakwanga. Imyenda yose nagiraga yose narayivanyeho, nshaka indi mishyashya, ariko n'ubundi ni ibintu bishakwa, ubuzima ari buzima bumeze neza, nta kibazo gihari. Yego. Kubasha kwihanganira abantu. Yego. Ko abantu baratuzengereza nyine. Warananutse, kimwe mu bibazo abakiriya bacu bahura nacyo ni comments mbi ziturutse ku bantu hanze. Yego. Wararwaye, urasa nabi, ibiki, ibintu nk'ibyo ngibyo. Wabashije kubifata ute, cyangwa se kubyemera ute, ubana nabyo ariko kandi ntibagukura kuri gahunda yawe? Kuko hari abo babibwira bagahita babivamo, agahita asubira akarya, bakamubwira ati iyo ubyibushye nibwo usa neza, agahita yongera akirira, atitaye ku burwayi, atitaye kuri bya bibazo byose yari afite, agahita yongera agasubira muri ya migirire ye itari myiza. Ese wowe wabyitwayemo ute kugira ngo ugabanye ibiro ariko kandi n'abantu ubashe kubima amatwi? Uko nabyitwaye, abantu bo tubara nabo n'imiryango n'inshuti n'abandi bantu bandi, ariko icyo cyambere burya ni wowe n'ubuzima bwawe. Icyambere nyine ugomba kubanza kwikunda, kujya gukunda abandi bantu bandi. Urumva ngiyewe ngomba kuba nikunda mbere ya byose. Icya kabiri ni ubuzima bwanjye nagiraga, ninjyaho zibazo nari mfite byari byo. Ikindi nyine ngomba kubaho, namara kubaho neza, nkona kuba nabesha n'abandi neza. Bivuze ngo iki rero, abantu bo nuko babibona, ariko nanjye nzi icyo nshaka, nzi icyo ngamije, nzi intego ngomba kugeraho. Gukora ubuzima bwanjye rero, nuko numvaga kubyibuha bimbongamiye, nuko nayo maje kubona ingaruka zabyo ziva mu mubyibuho,
nuko nayo maze gutangira mbona ibyiza uko ngera utakaza ibiro utajya kubona ibyiza. Ibyo byatumye abantu batangara, wararwaye wabaye iki, ntabwo ntari kumeze neza, nta kibazo, ndamahoro. Byatumye rero mbasha kwihanganira abantu, ahubwo ntangira kubagira impuhwe n'imbabazi. Uwo duhuye abyibushye cyane yarengeranye nkumva mugira impuhwe. Urabizi ko ngenda nzana abandi bantu bandi benshi, hari umuntu mbona mbere wese umbonye, hari wese umuntu amubona nkumva mugira imbabazi. Uwo dukurikiye ukaba ufite ibiro byinshi, ukaba ufite umubyibuho mwinshi, wagana rwose uyu mubyeyi, waganira ivuriro bagufasha, wamererwa neza. Yego. Uri mu bantu pe bazana abantu kandi ukabazana ubatwaye mu kaboko, ukabizanira ukabageza ahangaha. Yego. Ni igiki gituma ubabwira uti singusiga, hari nabo wishyurira meme, ukamufata akaboko ukamubwira uti ngwino bakuvura. Yego. Ni iyihe ntuzi gutera iryo shyaka ry'ibyiza? Iryo shyaka icya mbere kuko abantu ndabazana, niyo nkojya ugera mu muhanda, niyo duhuriye nk'ahantu mu bukwe nkabona umuntu yararengeranye, hari igihe nsaba akanimero ke nkamuhamagara nkamusaba ko twagana tukavugana, nkamubwira mu by'ukuri uri mu biki, nkabwa nturarwaye se ndwaye, urwaye indwara y'imirire mibi. Ubundi abantu bazi ko kubyibuha ari ubuzima bwiza, ariko umubyibuho w'ikirenga ni indwara y'imirire mibi cyane. Sibyo, abantu barya nabi babyibuha akarwara indwara y'imirire mibi, ugasaba umuntu yarabyibushye inda, amaguru, ugasaba nyine arakabije. Iyo muhera ndamugana hamwe urwaye indwara y'imirire mibi, ukeneye kujya ku murongo ukamanagira ugomba kurya ugomba kuyabasha kumererwa neza. Ati se nabigenza gute? Umugani ngenda aribyibushye cyane nkamuha ubuhamya, akambwira ati se nabigenza gute? Nzakuzana abandi bantu benshi. Hari umugabo nasanze ahantu ku iduka ku muhanda, ubu ngubu yambonye abandata abandirimba ko namugiriye neza. Waramuzanye turamufasha. Namuzanye muramufasha. Ajya ku murongo amererwa neza. Iyo mbonye umuntu rero ukora ko mbabona arwaye nyine nkamugira impuhwe, nkabanziraho aho yakirira. Iyo muzanye nkamugeza mu biganza byanyu, mpada amahoro. Ibisigaye biba ari ibyiwe. Adafite n'ubushobozi ndamwishyura iyo bishoboye. Ariko mu by'ukuri inyungu nabonyemo, umumaro bimari ubuzima bwacu, icyo kintu ntakumva nafasha umuntu ari wese mbona ufite umubyibuho. Kandi ikintu cya mbere ni amakuru, no kumenyesha amakuru, ko nanjye numvise amakuru kuri YouTube mutanga ikiganiro, ndabayoboka. Iyo mbonye umuntu rero nanjye ubyibushye urwaye indwara y'imirire mibi, nanjye muha amakuru, yayakira akaza mukamugirira akamaro. Nabwo n'ubutumwa bwiza uri gutanga. Nabwo n'ubutumwa bwiza. Ndabizi. Iyo ukijije umuntu ukamurangira inzira nziza, ari ubutumwa bwiza. Hari ubuzima bw'umuntu bukijije. N'ubundi niyo mpamvu natwe tuza tukongera tukagaruka tuvuga ibintu bimwe, tubisubiramo, nuko tuba dushaka ko hari ubuzima bw'umuntu umwe uri ahantu tutazi bishobora gufasha. Iyo uri umupapa cyangwa se uri umumama dufashije ugahindura imirire, ukarya neza, ukagira intego, ugahindura imyumvire, haba hari ibintu byinshi bikurinze. Bikurinze uburwayi bugendana n'ibindi bibazo byinshi. Abantu benshi barwaye bagira kwiheba, bajya kumva ubuzima burangiye. Uretse n'ibyo kandi hari amafaranga menshi utakaza wivuza. Imiti ya diabete irahenda, imiti ya hypertension irahenda. Hari abaza bakanyereka ngo iyi miti guri 150 ngomba kubyishyura buri kwezi. Ugasanga nyine ekonomi y'urugo iragenda igira ibibazo bitewe nuko umuntu yarwaye. Ikindi umuntu urwaye, productivity ye, umusaruro atanga, wenda ndahita mbikubaza uburyo mu kazi kawe mbere wakoraga n'ubu ngubu ukuntu ukora. Umusaruro w'umuntu ufite ibiro byinshi n'umuntu ufite ibiro byiza biratandukanye. Umuntu uko ugira ibiro byinshi ni kimwe mu bintu abakiriya batubwira ati numvaga mbara n'ubunebwe, numvaga nakwiryamira gusa, numvaga nashaka kubyuka, atari kubu saa 12 zigera numva mu bwonko kabisa ndimutaraga kuko wariye bikeya nijoro, wabashije kuruhuka neza, ukabyuka umeze neza. Rero ibi byose tubikora kugira ngo nawe aho uri ufate umwanzuro, ugira ubuzima bwiza. Nugira ubuzima bwiza, yaba wowe ubwawe mbere na mbere uzagira impinduka nziza mu buzima bwawe, bizakurinda indwara. Ariko kabiri, umuryango wawe nawe uzabyungukiramo kuko ntabwo uzarwara barushye cyangwa se hagira ubutunzi bw'umuryango bugenderamo. Gatatu, igihugu kizagira nacyo kizaboneramo inyungu kuko abaturage bazaba bameze neza,
hari amafaranga menshi y'igihugu atazatakara mu kujya kuvuza no kugura imiti n'ibiki byose uri kumva ko ibi tuba turi gukora cyangwa se nawe ubu butumwa uba uri kudufasha gutanga bugira impact bugira ingaruka nziza ku byo tubasha kubona n'ibyo tutabasha kubona by'igihe kirekire ariko kandi nko ku bantu banizera Imana haba harimo n'umugisha iyo ukijije ubuzima bw'umuntu umwe njyewe nizera neza ko hari umugisha gutanga bihesha umugisha kurusha guhabwa tuba turi gutanga ubuzima Imana natwe kuko yaduhaye ubwo bumenyi niyo mpamvu tubuzana rero tukabubaha nta kamwe twisigarishe kugira ngo hagire abantu benshi bifashe yego Theoneste ari ikintu nari mvuze tugenda tungana no ku musozo ikintu cyo guhindura mu kazi ndabizi ko uri umuntu w'umukozi ese mu kazi kawe nta mpinduka bwo wabonyemo nyuma y'uko utangiye kugabanya ibiro nanone aha mbere nako ufite ibiro byinshi nanone aha ufite ibiro byiza nk'ibyo umusore wawe mungana yego urakoze cyane uragita mu kazi ka nta mpinduka wabonyemo narazibonye kubera ko nagize imbaraga nabaye nirekuye nabaye urumva uko nagambyibushye akazi kanjye kaba gasaba katakata no kugenda byarangora kugenda mwaho ngaho nagize impinduka ko nagize ubuzima bwiza numva namaho numva meze neza urumva no mu kazi mbasha gukora neza nta kibazo impinduka rero zabonetsemo nyinshi cyane kubera ko ubuzima bwanjye bwashobora kuba bwiza yego aha tugana ku musozo ugira ubutumwa ugenera abandi bapapa bagenzi bawe bari mu myaka nk'iyawe bakifite ya myumvire yo kumva ko umuntu akwiriye kurya bitewe n'uko afite amafaranga ikindi kandi bumva ubuzima kuba batararwara ntacyo bibabwiye bakiri bazima bumva nyine ko ndi muzima nta hantu mbabara reka nirire nta myaka ijana urakoze cyane nta myaka ijana ariko iyo ari yose tugomba kubaho tumeze neza imyaka yose ufite ugomba kuba Imana kugeneye kuzabaho ugomba kuyibaho umeze neza nta mpamvu yo kubaho uriho nabi kandi n'imyaka ijana irashoboka kuko n'abatubanjije bamaze myinshi njye numva nzarenza ijana yego inama nabagira rero ya mbere rwose bavandimwe mufate umurongo mufate gahunda y'uburyo imirire yanyu igomba kuba itunganye njya nsura abantu benshi nkabona abantu benshi nkasanga bafite ubutunzi bwinshi n'amafaranga menshi ariko nta kintu bamariye ugasanga umuntu arangwaho afite ibiro 150 afite ibiro 130 ugasanga indwara zaraje ni mutoya z'amoko yose ntabasha kuva mu rugo za diabete zaraje n'izindi ndwara zindi zaraje bitewe n'iki bitewe n'umubyibuho ukabije kavuga ngo iyo nza kumenya cyari utararwara banakugira inama ugasanga rwose umuntu arirara akarya uko abonye ariko nyuma agahora n'ingorane nyinshi cyane nawe urabizuza abantu muturanye cyangwa se nawe uri iki kiganiro uzi uko ungana uko umeze inama nakugira ku myaka yawe ufite ngiye mfite 49 hafi 50 urabona ko umeze neza iyo nza gukomeza icyo gihe ubu ngubu mba mfite 130 ntabwo nzi ko rwose nawe ukaza uvuga nawe mafaranga uvuga umuntu aba akibasha kubikora ntabwo muri 130 abasha gukora akazi ntabwo byashoboka mba ndi umusaza aho tungana abashaza kubera kurya nabi inama nakuyo dukurikiye rero uzakurikira audio uzakurikira video ukayumva gana Notri Mediplus bagufashe bakore urere yuko ugomba kurya kugira ngo ubashe kugira ubuzima bwiza ugabanye ugire bigendanye n'ubuzima bwawe ubeho neza ubeho ishimye waye nabandi neza nyine namana kugira naho ukomeza kurya uko ubonye bidafite ku murongo n'ubundi bizarangira ntacyo bikumariye izo firiti izo nyama ayo mayoga bakunda amayoga ayo maburushete bakunda amaburushete ibyo bintu byose uzayemo birya ariko nawe nta mahoro uzabigiriramo igikuru nuko waza bakagufasha ukagira gahunda y'imirire ikabiteguye kuva mu itonda ry'iki ngiki saa sita ry'iki ngiki ni mu Rwanda rya gutya kwa mbeza rya gutya ibyo ubizi neza kandi iyo umuntu umwe bimenye cyangwa babiri babwe n'abandi benshi barabafasha niyo nama nabagira rero no kumeza kubaho nta gahunda nta murongo mu mirire yawe izarangira ukuyemo indwara kandi ntacyo bizakumarira nayo mafaranga nta kintu azakumarira ko dukora amafaranga adutunge tubashe kubaho neza nubwo ugasanga nubwo no dutanye no kuyabona turiye nabi nta kintu amafaranga tumariye
Yes, inama rero murayumvishije ya Theoneste ko ubuzima nicyo cya mbere, nicyo gishoro cya mbere, ibindi biza byiyongera kuba dufite ubuzima. Yatakaje ibiro 15 mu mezi harya nangahe? Mu mezi 3 atakaza santimetero hafi 15 na 20. Turaza kureba neza muri systeme tuze kubashiriraho santimetero mu byukuri yatakaje. Ikindi kandi agira ubuzima bwiza, abasha kuryama akaryama neza, akabyuka ameze neza, abasha kwifungira za rase z'inkweto zari zaramunaniye. Ikindi afite ubuzima bwiza ku myaka ya 50 akaba afite ibiro 70, kumva ni ibiro nk'iby'abasore cyane rwose, kandi ubuzima buraguma kuba bwiza. Aha, ni ibiki rero ugiye kuguma gukora nonaha kugira ngo ubuzima bwawe buzagume kuba bwiza? Ese hari ibyo wumva bikubangamiye mu mirire yawe utazaguma gukora? Ni ibiki ugiye gukora kugira ngo nonaha ufite 50 ugiye kuzuza 50 nyuma kugira ngo ya myaka wenda Imana niyigena za 80 90 kugira ngo yigereho? Ni izihe nkingi wumva kabisa wavuze uti izi zo mu mirire ninjye nazo sinzazirekura? Ha tips wahereza abantu bagenderaho nabo? Icya mbere ni ukugira imirire ifite gahunda, icyo kintu cya mbere. Icya mbere sinshobora kureka siporo ubwo yabaye ubuzima bwanjye. Yego, icyo ni icya mbere. Icya kabiri ngomba kurya kuri gahunda. yego, kubera ko iyo gahunda mwampaye yo kurya dukora yo kurya, niyo umuntu arangije akajya ku biro bigenwe byemewe n'uri mu mukora gahunda agenderaho yo gukomeza kubahiriza. Ubwo rero nzakomeza kubahiriza iyo gahunda kuko ntabwo igoye, nta kigoye kirimo. N'ubundi nzakomeza kubahiriza gahunda rero, n'ubundi nkomeze kugira imirire iri ku murongo, iri kuri gahunda nk'uko mwabiduhaye. Ikindi mfite ubushobozi urumva bwo kuba nazamura ikiro kimwe, ngomba buri kwezi kwikontorora. Icyo ni cyane bishaka kwirara ukwezi mu kwikontorora. Se ibyo byanjye bihagaze bite? Hagiye ikiro kimwe cyangwa cyavuyeho? Nimba cyavuye bikajya munsi, ndashaka ko nkizamura. Niba cyagiye hejuru, ndashaka ko nkigabanya. Ubwo bushobozi urabufite? Ubwo bushobozi ndabufite. Ntabwo rero ibyo nta kigoye kirimo. Nzakomeza umurongo w'imirire myiza iri ku murongo, nta kibazo nzagira na gitoya. Icya mbere tubwiye gukomeza siporo, icya kabiri tubwiye gukomeza imirire. Hari tundi tuntu ushaka gukubazaho. Ese ibigendanye no kunywa amazi utubwire, no kubigendanye no kuruhuka no gusinzira? Yego, ibyo nabyo gira icyo bitubwiraho. Kunywa amazi, ahubwo nuko nabonye ikiganiro mwatanze kibaho kunywa amazi menshi ari bibi, nabyo ari bibi. Ubundi amazi yahindutse ubuzima bwanjye. Umva sinakundaga amazi kera, ariko aho mwadukangure ko amazi ari ngombwa, kunywa amazi byabaye ubuzima bwanjye ku buryo ahubwo nanywa narenza akenewe. Ubwo rero nkibyuka mu gitondo ngomba kunywa amazi, nicyo kintu cya mbere kigomba kubanza. Ni ibisanzwe. Noneho namba kunywa amazi mu gitondo nkuko nkakomeza nkafata kwa mu gitondo, n'aya masaha yandi nkakomeza kunywa amazi buryo ku munsi ushaka kunywa munsi ya litiro 2 z'amazi. Ntabwo bishoboka. Nanywe nka litiro 2, nanywa nyinshi nka 2 n'igice kubera ibiro byanjye, ariko ubundi narenze nanywa, ariko ayo ngayo niyo yemewe bijyanye n'ibiro byanjye. Yego. Kuruhuka byo ni ibisanzwe. N'ubundi njyewe akazi nkora kanyemera ko saa moya ngomba kuba ndi mu rugo nitegura kujya kuryama. Ko ngiye ndyama kare. Uryama sangahe? Njyewe saa 2 mba naryamye. Noneho ibyo kubyuka byo mbyuka mu saa 8 saa 9, ariko saa 2 mba naryamye. Ngiye ndyama kare, noneho amasaha yandi aho nkangukiye naho. Ubwo uryama amasaha angahe? Umva nimba ndyama saa 2 nkabyuka mu masaha 9, ni amasaha atari munsi y'8. Atari munsi y'8. 8 yawe wowe wayakenyereho rwose. Ni 10 naryama. Ikibazo ni ibitotsi byaza gusa muri ayo masaha, ariko umwanya kuryama ndawufite, kuruka ndawufite. Yego. Okay. Turagushimiye cyane, wakoze kuduha ubuhamya bwiza. Twizere ko abagabo bagenzi bawe bafite imyaka nk'iyawe, yego, uretse n'abafite nk'imyaka nk'iyawe n'abari munsi yawe, uyu munsi ni mwebwe twagendereye cyane kugira ngo namwe mwikubita agashyi abantu muzi ko imirire yanyu itameze neza, muzi ko ibiro byanyu bitameze neza, muzi ko abantu mutabasha kwifungira inkweto, mutabasha gufunga rase rwose, mudashatse agatebe muzamuriraho akaguru, mutugane tubafashe. Mwakoze cyane rero, Imana ibahe umugisha kwemera ubutumire bwacu. Ntabwo tubifata nk'iby'agaciro gake, ahubwo ni iby'agaciro gakomeye, kuko hari benshi batemera kujya imbere ya kamera, ariko kuko twiyemeje kubaha ibiganiro byinshi
by'ubuhamya bw'abantu batandukanye, ari nabyo tubasaba, ese murabishaka byinshi cyangwa ibi tumaze kubaha birahagije, cyangwa tubazanire n'abandi benshi kuko barahari. Mubitubwire muri comment niba mushaka abandi bantu benshi babahereza ubuhamya bagiye batandukanye, bagiye bafite cases zitandukanye, kugira ngo mubone yuko bikunda mu bitubwira. Ariko wakoze cyane, Imana iguha umugisha. Murakoze cyane, naho ubutaha naho bagabo bagenzi banjye nubabona ukeneye ko mbaganiriza uzantumeza tuganire, ariko nanjye ndi mu kazi ntago mboroheye. Yes, Theoneste rero arakoze cyane, ati abagabo bazashaka ko baganiriza mwikusanye rwose. Mu kwa 10 dufite groupe ya Fat to Fit. Niba ushaka kuzaba muri groupe y'abagabo, ubu tugomba no kugira groupe y'abagabo. Ubundi dukunda kugira groupe y'abagore, ariko na groupe y'abagabo irakunda. Mwiyandikishe kuri 0788940474 kugira ngo tuzagushyire muri groupe y'abagabo. Theoneste niwe uzaba uri mentor wacu, ajya tugira inama, adukebure, mbega adutere ingabo mu bitugu. Ikindi kandi twanagufasha uri wenyine bitagombereye ko ujya muri groupe, kuko nawe twamufashije ari wenyine ku giti cye. Nabwo watwandikira kuri iyo nimero, wadusanga aho dukorera Kimironko hafi ya Simba Supermarket. Team ya Nutrimed Plus twiteguye kugufasha by'umwihariko, tukakugenera imirire yawe ndetse tukagufasha kugabanya ibiro ndetse no kuhangana n'ubundi burwayi waba ufite. Mwari kumwe nanjye nutritionist mfite Yesuleya. Niba utarakanda subscribe ariko yikande kugira ngo ujye ubasha kubona ibiganiro byinshi byiza bivuga ku buzima, kuboneza imirire no kwita ku buzima muri rusange. Naho ubutaha rero turi kumwe.